Mbahaye ikaze kuri YouTube channel ya Abdati. Uyu munsi ngiye kubaganiriza inkuru nziza cyane, inkuru y'inkoramutima, inkuru mvamutima, inkuru ibasha kuba yakitwa heart touching. Iyi ngiyi ni inkuru ishobora kuba yaguhindura ubuzima wowe ndetse nanjye tugikomeje kwinangira, tugikomeje kuba twasunikira hirya abantu mu buzima bwacu, abantu tutajya duhereza agaciro abantu tukiri kumwe, abantu tutajya duhereza agaciro abantu runaka, abantu bagize ikintu badukoraho. Guys, iyi ni inkuru yanteye agahinda ubwo nayumvishije ari ubwa mbere, nawe ndagira ngo ukomeze uyumve kandi ugere ku musozo wayo kuko uraza kunshimira isomo uraza gukuramo. Ntabwo ari inkuru uzaza inkuru gusa wumva bikarangira ahubwo ukuramo isomo mu buzima bwawe, ibasha kuba yakwigisha niba koko uri wa muntu winangiye. Ndagira ngo dukomezanye, komeza kore subscribe muri aka kanya gatoya katarenze amasegonda 2, kora subscribe ukande no kukazogera kugira ngo uzabashe kubona izindi video nziza nk'izi zigukoraho kandi zikagusigira isomo mu buzima bwawe. Iyi ni inkuru y'umwana w'umuhungu wari mwiza cyane mu kigo cy'amashuri, aho abandi bose bashaka kuba baba inshuti ndetse nawe. Hanyuma umunsi umwe umubyeyi we nawe akaba yarakoraga muri icyo kigo cy'amashuri kandi yarapfuye ijisho rimwe. Gusa abandi bana nta n'umwe wari uzi ko ngo ari umubyeyi we. Umunsi umwe umubyeyi we aravuga ngo reka njye kureba umwana wanjye amasomo ye ukuntu aba arimo kwiga, ndebe ndetse n'amanota agira mu ishuri ukuntu biba bimeze. Akinjira mu ishuri abandi bana bose baramuseka cyane ukuntu ari mama we. Hanyuma ubundi ibyo bintu bibabaza uwo mwana we ndetse cyane bimukora ku mutima. Uwo mwana mu kubyumva ntabwo yabashije kuba yabyihanganira. Yageze mu rugo abwira mama we ati ntuzongere kugera ahantu n'umunsi na rimwe ahantu mba ndi. Ibyo bintu bidaciye kabiri byarakomeje, bityo uwo muhungu aza gushaka umugore abyara n'abana yewe. Hanyuma umunsi umwe ajya kumva yumva umuntu arakomanze iwe mu rugo, abana be batoya bajya gufungura. Abana bagifungura barasakuza cyane bikanze, baravuga ati dad wino urebe hano uyu muntu wamenetse ijisho arimo gukomanga. Ahita abwira abana be ati mwe mugiye hirya gatoya ndaje. Mu kwegera mama we aramubwira ati nakwihanangirije ati ntuzongere kwegera ahantu n'umunsi na rimwe ahantu mba. Uwo mubyeyi arikanga cyane kuko yari azi ko uwo mwana we yahindutse. N'ubundi umubyeyi mu kubyumva gutyo nta kindi kintu yarengejeho, yahise yongera arakata arataha, nta n'ikindi kintu yabwiye uwo mwana we. Mu by'ukuri uwo mwana we nta kintu kindi yashakaga kumva kuri mama we kubera ukuntu yumvaga amwanze mu buzima bwe cyane. Bidaciye kabiri uwo mwana umutima ukomeza umushinja umurya kubera ukuntu yari yahakaniye mama we, kubera ukuntu yari yamwihakanye mu buzima bwe bwose ngo ntazongere kugera ahantu na rimwe ari. Hanyuma ubundi bidaciye kabiri uwo mwana aza kuvuga ati reka njye mu rugo n'ubundi gusaba imbabazi kuko ibi byose nta kintu byazamara. Mu kugerayo uwo munsi asanga mu rugo iwabo ibyatsi byuzuye ku nzu. Hanyuma ubundi afunguye abura abantu, abura umuntu n'umwe urimo gukoma. Mu kugera ku baturanyi baramubwira ati ese ntabwo wamenye ibyabaye? Ngo habaye iki? Uyu mubyeyi wabaga ahangaha ari we mama wawe yarapfuye, gusa ikintu yadusigiye dore n'uru rwandiko tubona ahangaha muri aka kanya. Mu kubyumva gutyo uwo mwana w'umuhungu akubitwa n'inkuba aricara hasi ararira. Hanyuma ubundi bamuhereza urwo rwandiko, asangaho amagambo agira ati mwana wanjye ndagushimiye cyane kuba ugeze hano nubwo hageze ubuzima bwanjye bwararangiye. Gusa uru rwandiko nagusigiye najyaga ngo nkubwire ko umunsi umwe ukiri umwana mutoya njyewe na papa wawe twari turi mu rugendo, hanyuma ubundi dukora impanuka uvamo ijisho rimwe. Mbona ko utabaho udafite ijisho rindi ku buryo abandi bana bazajya baguseka. Ndavuga ati reka nkuhereze ijisho ryanjye, iryo jisho ryawe wirirwa urebesha ni iryanjye naguhaye kugira ngo abandi bana batazaguseka, none warikoresheje unyivumburaho umbwira nabi. Gusa nubwo ibyo byose byabayeho ndacyari umubyeyi wawe, ndagukunda. Uwo mwana akibyumva gutyo yararize cyane, yicaye hasi ararira, gusa nta n'ikindi yabikoraho. Iyi nkuru guys ndagira ngo mbabwire ko ibigisha ikintu kimwe gusa: hereza agaciro ikintu cyawe kikiriho, hereza agaciro uwo muntu wawe muri kumwe akiriho, hereza agaciro buri kimwe cyose kikuzengurutse kikiriho, kuko bitabaye ibyo ngibyo uzisanga ugiye gusaba imbabazi icyo kintu kitakibonetse, uzisanga ugiye gusaba imbabazi bidagishobotse. Kugira ngo guys mufunguke mu mutwe kuko ndabizi neza ko mubishaka mwatanga urukundo, mwatanga buri kimwe cyose kugira ngo mubashe kuba mwakora buri kimwe cyose mwifuza. Tekereza nk'uko ushobora kuvuga muri aka kanya uti nkeneye igiceri cy'ijana. Tekereza imbaraga ubishyiramo kugira ngo ukunde ubone icyo giceri cy'ijana. Tekereza imbaraga ubishyiramo. Gusa se kuki utajya wibaza ati ese iki giceri cy'ijana nubwo nyibonye ni bande babiri inyuma, ni bande babasha kuba bampushinga, ni bande babasha kuba bamasapoti? N'iyo ngiyo rwose kugira ngo mbashe kubona cya giceri cy'ijana. Kugira ngo ubitekerezo rero
rero uhereze agaciro wa muntu wawe akiriho, ntugakumire umuntu wese mu buzima bwawe. Umuntu wa hafi kuri weho ntukamukumire utabanje gutekereza, utabanje kubaza impamvu, utabanje kugira buri step iyo ari yo yose utera mu buzima bwawe ngo ubashe kuba wamenya uwo ari we. Kugira ngo ukomeze ukore subscribe kuri YouTube channel ya Abdati kugira ngo uzajye ubasha kumenya izindi video nk'izi ngizi, izindi nkuru nk'izi ngizi zibasha kuba zadukangura, zibasha kuba zatubwira ati stop, ibi ngibi birakenewe, zibasha kuba zakubwira ati ukeneye gukora bino kugira ngo utere imbere mu buzima bwawe. Kora rero subscribe kandi ukazogera kugira ngo uzabashe kubona video nk'izi ngizi ubutaha tuzabagezaho. Turabashimiye.